mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu. Urarushye se? Aba PhD holders bafite doctora. Dr. Eric Nyirimigabo afite doctora muri pharmacy. Ariko ayobora food. Ni head of food department. Ababashije kwiga izo science zombi baruvaho zitandukaniye. Ni gute umudocteur muri pharmacy? Umudocteur mu bijyanye n'ikorwa ry'imiti yagiye kuyobora food department ya food. Uhita wumva ko nabwo ariye wibaza ese twabuze abadocteri bafite rwose iyo level ya doctora ariko bize food science ku buryo aribo bakwiye kuyobora iyo department ya food. Uyu muntu wize ufite doctora muri pharmacy hari ibyo azobereyemo. Igitangaje n'ubundi ibijyanye na pharmacy muri Rwanda FDA birakenewe yakaba yobora ibijyanye na pharmacy kubera ko FDA ireba food and drugs ni imiti n'ibiribwa. Ni gute twisanze uwize ibijyanye n'imiti ayobora ibijyanye n'ibiribwa? Kuki batashatse ujyanye uwize ibijyanye n'ibiribwa ngayobora ibijyanye n'ibiribwa n'uwize ibijyanye n'imiti ayobore ibijyanye n'imiti? Uyu Dr. Innocent Nyamwasa ni division manager wa food division na monitoring. After PhD muki muri agronomy. Yiza no agronome. Twisanze ahantu gute aho umudocteur muri agronomy? Twisanze ahantu gute aho agronome ariwe ujya kuyobora division ya food and monitoring? Ni gute twisanze ahantu? Aha naho wakwibaza ngo mbere ko utekereza amakosa y'abakoze ibingibi bashyizwe mu myanya hagendewe kuki hatarebwe niba mu by'ukuri bafite kariyeri yabo ijyanye no kuba babasha kumetiriza gukora mu buryo burinda abanyarwanda. Kuko kino kigo musuzana na gushima bamaze gukanda subscribe kuri Dope Media ndetse nawe ugiye kwikora none nibyo koko imaze gukora subscribe umaze kudutera inkunga ariko ugomba gukomeza udutera inkunga ure biganiro byacu kora share like and comment kugira ngo tiye tubana amasaha 24 kuri 24 nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye tutayiga ndetse nawe komeye tungetse before the blessing Dope Media ku blessing Dope Media nibyo tayiga bagusabye ariko kwibuka kuzana ibikorwa cya service igeza ku banyarwanda tukagufasha kuzamamaza kugira ngo abakugana bamenye aho bagusanga bamenye n'ibyo ukora. Taiga, yes, ndagusoje. Yego cyane komera cyane meze neza cyane ariko ndimo ndihuta cyane. Ndimo ndihuta. Hari amakuru atugezeho aya masa. Navuga ko ni inkuru akenshi cyane isa nkaho ari imbwe zije ziyungikana. Mu minsi yashize nibwo twari tumaze kubona witwa Kazungu. Ndetse ku munsi w'ejo tubona itangazo ryari tutse mu gihugu cya Kenya ya KBS. Yego rya KBS urumva. Ubwo wakakanya navuga ko ari inkuru yindi ije isa nkaho ihuhura ibintu. Ubundi ino operation yo kurwanya ikintu kijyanye n'inzoga z'ibyuma ni gutyo bazise cyangwa se ayo marikera tujuje ubuziranenge. Navuga ko tugitangira cyangwa se izi nkuru zigitangira turi bamwe mu bantu nava ko ba breakings tukibona agatangazo rwose twese tubakubita inkuru nk'iyo byari ku cyumweru. Ariko none ikintu navugaga nuko hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo kwica gitera bakiki kibimutera. Abantu bari kubirwanya bari guhera mu mizi. Kubera ko byatangiye babuza etanol n'andi ma spirit kugaruka ku isoko ry'u Rwanda. Izo etanol zavaga hanze n'abazikoreraga mu gihugu ziri kumenwa. Ukabona ko babirambiye nyine bahereye mu mizi. Hatavuga ngo bahereye hejuru wenda bahere kubicuruza n'ubinywa ariko ugasanga wenda ubikora akigomeje kwidegembya abikora. Iryo rero itangazo rigisohoka rya FDA rivuga ko izi etanol zitazongera kwinjira mu gihugu. Twaravuze byanze bikunze karabaya k'ibyuma cyangwa se akinzoga z'ibyuma. Nkaho bitarangiriye aho uragira ngo nyine tugende operation turebe uyu munsi none aho bigereye. Kuko urabona ni ibintu bishobora urumva byavuye kuri tere bigeze mu office. Icyo gihe ni nabwo abantu batari baramenya ko hari abantu bakora etanol hano mu Rwanda. Ntabwo twari abenshi ntabwo bari babizi. Ntabwo bari bazi ko etanol mu gihugu zigize gute zikorerwamo. Ariko twagiye tubona abashoramari ngo bari barashoye muri iyo projet yo gukora za etanol.
arumva ubwo icyo rero kiba kigize gute, kiba kirabaye, itangazo rirasohotse risohowe na FDA rivuga ko nta etanol izongera kwinjira mu gihugu, hahita hakurikiraho inganda, bitangira ari inganda zimwe na zimwe, birangira bigeze ku nganda 140 manza n'uyu munsi hari zigifungwa, hanyuma ibyo bivaho, bivuyeho abantu bakaba bati none se ko hari za Kiwingo n'izindi nzoga zituruka n'izindi tikere cyangwa se n'izindi inzoga z'ibyuma zituruka hanze y'igihugu, tujya kubona nazo zagize gute, zafunzwe. Ubwo na nina wahise yaziramo n'iryo tangazo ry'ikigo cy'intuza cy'ibiribwa n'imiti n'ubugenzuzi cyo muri Kenya, cyo kivuga ati ibintu byacu ni bizima. Yego. Ariko bishobora kuba ari bizima iwabo, ariko inabigize gute, byarapfuye cyangwa se byangiza abaturage, kubera ko hari nk'ibigo uzasanga abaturage babyo binywera urumogi, ikindi ariko u Rwanda rukavuga ati ibyo bintu ntabwo bigize gute, byica abaturage. Ikindi Kenya impamvu KBS itari gusohora itangazo rigize rinenga ibinyobwa byabo ku isi ho, mu bihugu byinshi cyane birenga hafi 54 ziriya nzoga zijyanwayo. Icyo gihe Kenya iramuka itangaje ko biriya binyobwa bitujuje ubuziranenge, icyo gihe ibyo bihugu byose byari guhita bibabwira. Ariko nibuza niba ubwo bugenzuzi bataranabukora bo ngo barebe izo nzoga zabo niba zitujuje ubuziranenge, barabikoze ahubwo basohora itangazo. Niba barabikoze rero ubwo zitazavuyemo ni izabo muri Kenya, muri Kenya ntabwo nshaka kugira gute kubigaruka, reka twirebere ibyo mu Rwanda. Ubwo rero mu Rwanda inganda zigize gute, zirafunzwe, izakoraga izo nzoga z'ibyuma zitujuje ubuziranenge, hanyuma hakurikiraho abayobozi bazo, aribwo twabonaga uwo bita boss wa Ingufu Gin ndetse n'abandi b'izindi nganda zigiye zitandukanye batawe muri yombi. Ariko wayoboraga rwa rundi umanza ngo atari mu gihugu, rwa rundi na rwo rufite izina yego NBG, ngo umanza atari mu gihugu, kubera ko mo berekanye ntabwo twamubonyemo. Sibyo ko ntabwo ariko yavuzwemo, nubwo twaba tutanamuzi isura. Ntabwo yavuzwemo izina rye. Isura se ninde utayizi? Nzakwereka ifoto ye. Ifoto ye ndayizi ariko abandi ntabwo bayizi. Wenda badukurikiye bamwe muri bo ntibamuzi, ariko wasanga mu badukurikiye harimo n'abasangiye nabo. Rero ntabwo yagize gute, ntabwo ataye muri yombi. Ubwo twahereye ku ntuza, kubuza etanol kuza mu gihugu, kugufunga inganda, hakurikiraho ba nyirazo, hanyuma uyu munsi tugeze kuba bahaga impushya zo gukora. Abanyamakuru n'abandi bantu bagiye batandukanye nabizi ko ubu ngubu gutanga ibitekerezo birafunguye, kubera ko abantu bari kuri za Twitter, abantu bari kuri TikTok, abantu bari mu Facebook, umuntu nawe araza agatanga igitekerezo cye cy'uko yumva ibintu. Abantu bakomeje kwibaza atari ko se izi nganda n'umuturage uri hariya wenda wacuruzaga izo nzoga, abati none se izo nganda ko zakoraga zarahawe uruhushya n'inzego zishinzwe kugira gute, kubaha iyo yaba batanga isimaka, yaba basuzuma ko ibyo kugaburira abanyarwanda cyangwa se ko babyujuje ubuziranenge, ko batubwiraga ko bafite impushya zo gukora, hanyuma abo ngabo babahaga impushya bo bimeze bite? Guta umuntu wamuhaye uruhushya wasigaye yidegembye yicaye muri ofisi ku gatebe kikaraga, atari kubazwa impamvu yamuhaga uruhushya kandi azi ko ibintu agiye gukora biri toxic cyangwa se robust. Aho ngaho uramutse ugiye gushyira ku munzani, wakumva ko byanze bikunze watanze uruhushya n'uwakoze ibinyobwa, byanze bikunze ushobora kumva ufite icyaha kinini. Ari uwagize atya agatanga uruhushya abizi neza ko ibintu yapimye bigiye guhabwa abantu bitari sawa. Nanone uwo nguwo wakoze ibyo binyobwa nawe afite ikibazo gikomeye cyane cyo kuba yarisha abantu abizi neza. Urumva nyine harazamo ikintu cya synergy cy'ubufatanye, kandi bombi ushyira ku munzani ukumva ni ibintu biremereye, cyo guhurira ku ntuza, cyo guhurira babyita n'abafatanyacyaha kwa n'abafatanyacyaha. Kuko urumva uwatanze urwo ruhushya wenda ashobora kuba ataranabizi ibyo ugiye gukora, ariko uraje uramubwira ati ngiye gukora ibi n'ibi ABCD, hagize za ntege nke zo kuza ngo apime arebe ngo ugiye gukora ibiki, hanyuma ukagenda ugakora, hanyuma ugakora bya bintu bishobora kwangiza ubuzima bw'abantu. Twagiye tubona abantu batanga ingero, hari abahombye financial by'amafaranga, akubwira ko izo nzoga yazinyweye yagera akaba addicted nazo zikamumaramo udufaranga, hari abahumye, hari abapfuye kubera ko imibare irahari, bavuze ko abantu barenga 50 bishwe n'izo nzoga. Hari abajene 20 bari kuri dialyse, ni ibintu byabaye mu mezi 6, ntaga imbere yaho ntago bagiye gukora iyo mibare ngo barebe. Hanyuma abarenga 100 byabagizeho ingaruka, imibare irahari.
umva ko n'imibare igize gute ifatika noneho ibarika yashoboye kubarwa hari itarabazwe. Ariko tekereza ibyo bintu nyine ugasanga hari abantu bagize gute babifite mu kuboko. Hariho n'umuturage usanzwe yicaraga akibaza ati ibigo nka RICA, ibigo nka Rwanda Standard Board, ibigo nka FDA biba muri icyo kintu navuga cyo guha abo bantu impushya zo gukora, biba muri iyo secteur yo kugenzura ngo bamenye ngo abaturage b'igihugu cy'u Rwanda bari kunywa ibiki, bari kurya ibiki, kuki ibyo bintu batari barabibonye cyangwa se kuki izo mpushya zatanzwe. Ni ukuvuga ngo rero ikintu cyabayemo kuba wabyuka mu gitondo ukajya gufata umushahara ngo ku kwezi ngo waje ubizi neza ko akazi kawe utarimo ugakora, ukavuga ati wenda ibiceri byaje reka njye gufata ibiceri, ariko ubizi neza ko hari umuntu waje gusaba uruhushya rwo gukora ibi, urangije uramusinyira ntiwabyitaho. Urumva wenda ntabwo mbisi niba harabayemo akantu kwa bitugukwaha ngako kubera ko inzego zibishinzwe ntabwo zirabihamya. Gusa nyine icyo wenda wavuga none ni uburangare. Byonyine uburangare bushobora kuba bwarabayemo, sibyo? N'izo license bakaba barazitanze n'izo nganda zujuje ubuziranenge bw'ibyo zigiye gukora, ariko noneho akantu ka visite no kuba bavisita bakajya kureba ese abantu twahaye uruhushya rwo gukora rikeri abanyarwanda bakaba bari kuyinywa, tujye kureba aracyakora ya yindi yatweretse cyangwa se aracyakora kuri bya bipimo twari twemeranije. Kubera ko abaturage bagiye bivuga mu itangazamakuru, ukumva umuntu aragiye arakubwira ati rwose izi nzoga zanyiciye umuntu, akabyihorera, ariko itangazamakuru ryabivuze. Kuko abaturage ntabwo bigeze bahema kuvuga ko kumva umuntu arakubwira ati wenda ibi bintu byazanye intonganya mu rugo, umugabo wanjye ataranywa ibyuma ntitwajyaga dushwana, umugore wanjye ataranywa ibyuma ntiyaragahetse umwana amacuri ariko yakibereye yamuhetse ari umuhungu amucyura ari umukobwa kubera yagize ati yamucuritse yakora mu kanwa ati byahindutse ahantu hari hariho akantu none haje ibindi birasekeje. Ariko noneho breaking news cyangwa se amakuru ari kugarukaho muri kano kanya, ndi kureba hano kuri stati ya WhatsApp yanjye, buri abanyarwanda mu gutangaza amakuru dukoresheje ibyuma by'ikoranabuhanga dusigaye turi imbere cyane. Ntabwo bigisaba ngo bitangazwe na RBA, ntabwo bigisaba ngo bitangazwe na TV1 cyangwa se Radio 1 cyangwa se ibindi. Umuturage nawe akagwa agahita agakubita. Ubu ngubu ngize gutya nkakwereka wenda nuko kamera itabifata neza. Mfite post shyiraho biragaragara. Reka nzibare. 1 2 3 4 5 6 7 urumva 8 9 10 hano ahangaha ni kuri stati ya WhatsApp honyine bari kugira gute, bari kugaruka kuri iyi nkuru. Ubwo ntabwo ngiye kujya wenda ku zindi social media ngo tujye kuri X turebe naho ukuntu babipostinze, ariko urumva ko amakuru mu gihugu cy'u Rwanda asigaye yihuta pe, aho wibereye ujya kubona ukabona umuntu runaka ayakugejejeho. Nta kindi bari gupostinga, nta kindi bari kugarukaho, bari kugaruka ku nkuru y'abakozi ba Rwanda FDA ndetse n'abandi bakoraga mu zindi nzego mu bindi bigo bagera kuri 17 bamaze kwerekanwa na Rwanda Investigation Bureau kuri ka gatuti kabo rwose babanyuzaho mu nsengero, wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu. Urabishyize? Ni 17 kugeza kuri 17 nyine. Ntabwo ugezeho nyine urarushye. Urumva nyine ni benshi pe, ni benshi. Ni video rero irimo abayobozi ariko bagarutseho cyane n'ubundi ngo hatukwa inkuru muri zo. Bose bari kugaruka ko bica Emile. Ka video nanjye ndabona hano nkafite, ariko wenda reka nirebere kuga headline gahari. Musure na chaîne ya Dopa Media kuri WhatsApp. Urumva iragira iti RIB yataye muri yombi umuyobozi wa Rwanda FDA cyangwa se Food Drugs Authority Professor Emile Bienvenu niyo mazina ye, ndetse n'abandi bayobozi bo muri iki kigo.
RSB no mu nzego z'ibanze bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ikorwa ry'inzoga zitujuje ubuziranenge zagize ingaruka ku baturage. Urumva iyo bavuze ingaruka ku baturage aba ari ikintu kinini. Duhita tureba muri secteur ya santé, tukareba mu ya economy, tukareba muri morali, aho hose turebamo. Tugiye muri economy hari abantu baranguye izi nzoga ubu ngubu ziri kwangizwa, bari kubihomberamo bavuga ko batse credit. Tugiye muri santé hari abantu twabonye imibare y'abapfuye, twabonye y'abahumye, twabonye y'abari kuri dialyse. Ubwo ngaho ni kuri secteur y'ubuzima. Hanyuma tugiye muri morali hari umugabo wakubiswe n'umugore, hari umugore wakubiswe n'umugabo kubera ko yagize gute yanyweye icyuma. Hanyuma rero ababiri inyuma batawe muri yombi, ubwo n'abari mu nzego za FDA, hano niko bari kuvuga, ndetse na Rwanda Standard Board, cya kigo gitanga ubuziranenge S-Mark. Ubu ari igicuruzwa kiriho S-Mark mu Rwanda kiba cyemewe, consumer kiba cyemewe, iyo S-Mark ari ibiriho. Urumva hakaza n'abo mu nzego zigize gute rero, mu nzego zibanze niyo makuru ari kugenda agira gute agarukaho rwose kuri ino mihanda, ndetse no mu bitangazamakuru bigize gute biri officiel akavideo ngaka. Abasubiza bigaragara ari kubabona, reka nkatangize barebe uwa mbere uri kubanza, uyu musaza profeseri Dango muri kumana gatatu kane igiye kubabarase gatandatu karindwi umunani, ariko uziko harimo abagore bane ubwo rero nabakurikiranyweho cyangwa se nabatawe muri yombi kugira ngo bakurikiranweho ibyo byaha, baracyarabe. Iyi ni breaking rero, iyi ni breaking twajyana tubagezeho. Murakoze cyane, reka dusoreze aha ngaha. Umunsi mwiza. Kandi ikindi aba bantu babatawe muri yombi no kuri Nyagasana ajya borohereza. Ikindi kandi ntago bahamwe n'icyaha, babikurikiranyweho. Yego.